ngenda avugisha ukuri yuko nka 60% b'abakobwa kumva bafite imyaka 20 kuva kuri 18 kugeza kuri 25 ko batakundana nanjye. Ntago urubyiruko rukene Rurakenye. Ntago rukene ahubwo vuga ngo uko ibyo babonye uko babikoresha niko gukene. Mu rubyiruko harimo amafaranga. Ngase niba harimo amafaranga kuki ujya gushaka umusaza. Hello brothers and sisters, murakaza neza kuri Twisanzure TV. Hano ni ahantu twisanzurira tukavuga tugasetsa tukabaza ibibazo by'ubwenge n'ubuzima busanzwe byose mu buryo bushimishije. Ntucikwe rero kanda subscribe kugira ngo twisanzure twese hamwe. So akakanya rero turi kumwe n'abantu bacu n'abasore n'umusore n'abasore b'abajene cyane kabisa basa neza bakeye kuva hasi kugera hejuru. Habi cyangwa bambaye ku nkweto ku mapantaro n'amakote kabisa urabona yuko n'abana beza babereye u Rwanda rwacu. So ndabakiriye mu kiganiro. Sha urakoze pe. Meze turaho. Kumana na vibe mufite mw'abasore. Turaza kuzigira mu kanya. Ntago turabyuka. Urabona nk'abantu b'abajene nyine babereye u Rwanda. Urubyiruko nyine rw'igihugu mugomba guhora na vibe. Vibe zirahari. Buryo mugera mu kiganiro ngo ati kabisa twe turakubita ducwanya gusa. Mu kanya ziraza gake gake. Akamujya gutangira mutwibwira kugira ngo abantu turi kurebana iki kiganiro utangire turebana ariko tuzi n'abari. Wahereye kuri uyu. Aragira ngo umugabo ne wivuga mbere. Abandi umugabo. Gusa ariko nanone sanga kuva na kera si. Boya baravuga ngo ladies first. Abakobwa rero abatina gore ne bo babanza imbere buri gihe. Ubwo rero nabanza. Okay. Yera undi busigana. Ubusanzwe ndo mwana mwiza. Ngo nge ndi mubi. Ne ubizi. Okay, mbanje kubasuhuza mwebwe abadukurikiye. Imana ikomeze kubana namwe. Nitwa Mashu. Urakoze cyane. Mashu umeze fresh. Shameze neza, good and cool. Kabisa. Yengeye kuvuga izina niswe n'ababyeyi kuko irindi ryo ni igisigo. Ni igisigo navuga ikiganiro kikamara iminota 50 nyivuga izina ryanjye. So amazina yanjye nge niswe n'ababyeyi ni Kelly. Kelly. Rero tugiye kuzajya tubana kuri no channel buri munsi. Ariko ba Kelly. Umuntu uta John Kelly uramunzi? Umukinnyi wa filime. Oya John Kelly no. Uwo wari umuperezida. Ndamuzi. Ni mupfani iki buriya? Mupfani. Oya naki. Ni mubyara. Nuko yayoboye nyine igihugu nkagira amahirwe nkasanga ni. Ubwo wenda nari nzi kugiye gutumbwira ngo ni nko mu gisekuruza kiwanye. Oya ariko papa yaramukundaga da niko yigeze kumbwira. Ukambyara niwe wari uyoboye. Utavuga ati kamwitirire izina. Niko yambwiye ngo nawe ryakomotse Kelly. So Kelly na Mashu ni iki mugiye kudusangiza abantu turi kumwangaha kuri Twisanzure TV, ni iki mugiye kwanza kudusangiza mbere yuko dukomeza ibindi biganiro bizaza? So kuri Twisanzure TV ikintu tugiye kubabwira ni ibintu by'utubazo tugenda nyine duhura natwe mu rubyiruko kuko akenshi twe tuvuga ku rubyiruko, abakuru bo nyine bo baradutanze bazi icyo gukora. Ahubwo twebwe tuje gufasha urubyiruko kubahana cyangwa kubagira inama. Fata inkono bakufite. Oya nanga ari inkoni. N'ibitekerezo byacu bishobora kuba byageraho byakura umuntu bikagera naho bimugeza. Nize ngo ugiye guhituza na system yo gufata inkoni. Ira system ni ya kera. Oya ira nango bikenewe. Ngo ninka nigikubitwa. Umuturage ku isonga. Nese bavuze umuturage ku isonga bavuze ngo mukubite. So mbere na mbere reka manze nkubaze Kelly. Kakanya ni ikihe kikuri ku mutima? Kino kinde ku mutima n'ibyishimo gusa. Ariko ntago uri kubigaragaza nawe urabeshya abantu babidukurikiye. Ibyishimo bindiho ahubwo nyine nge na byanze gusohoka ngo mbibwire bisore. Mashu ashobora kuba ari kubikomangira ntibikingore. Birashasinziriye. Nese Mashu nk'abakobwa bagukurikiye b'abajene bagenzi bawe nyine muje b'igitsina ni nk'ikihe kintu wababwira akakanya bifuriza? Sha ikintu bifuriza se. Okay. Ubundi turi muri weekend. Bifurije weekend nziza icyambere. Ishya nihirwe muri weekend.
ikindi ikiruta byose iyo Imana yabanye nawe uri kumva nyine biba birenze tu. ese aka kanya umuhungu avuga ngo ngusohokane Ansohokane akakubaza aho ushaka wamubwira yeye ansohokane ako mva no mu rugo nari nsohotse tu. burya ndavuga usohoka yakoze ko no mukobwa banza avuye Nyamasheke ejo mva mu rugo nasohotse kugira ngo ngere aha ngaha ngira Imana mboneshere umbwira gutyo njya mubwira gusohoka ajye yumva ko dusohotse mu nzu najya ngo dusohokane rata ese mbibabwira nabyemera ariko niyo hantu wumva wakishimira gusohokera hari akabare ko muri quartier mani uri kumva umva se babwire mwebwe ikibazo uko muri gutamutse ntabwo mwabyumva uri kubyumva nyine tu hari abana bajya bambwira ngo nyine tuwaha boro twaragiye ariko bafite boro zimeze neza bya danje ukumva ariko ntabwo yemvuze ngo ni muri quartier mani nyenuye muri vision mani yitwa kuri Haifa abantu mudukurikiranye muzi Haifa kabisa mutwandikiye muri comment nanjye ako kabari nako nzi ngomba kujya kugashaka kuri Bamburazi se no ndahazi abantu mudukurikiranye bahazi Bambayo ni y'abana isokera abana abana batoya se basanga ari ababyeyi buzuyeyo n'abana batoya yego uhajya ku manywa bariho n'udukinisho tw'abana nyine ubona ko hagenewe abana gusa uzajya Haifa so ishikaku wewe umukobwa wenda nkashiri wakubwiye ngo aka kanya nsohokana nahe hano wumva kabisa haryoshye wakishimira kuyisana n'umukunzi wawe mukaganira kubera njye naba mukunda cyane iyo ukunda umuntu ngo umuhe ibihenze gishange namujyana ku mazi gutuma twamamariza abantu oya namujyana ku mazi nibishyuye ariko gutuma tubamamariza niba yavuze ati yamujyana ku mazi se ayo mazi ni he Igisenyi cyangwa Rubavu ari ahantu ni heza tukamara y'icyumweru uri kumva dukoresha amafaranga kandi tutari kwinjiza ayandi kandi ikindi kintu turi gukora ari ukwirira amafaranga gusa so ibyo bintu ariko kenshi biri kuba mu rubyiruko cyane guspendinga amafaranga menshi cyane kandi nta kintu muri kwinjiza ntabwo tutazi kuyakorera mutazi no kuyakorera yego ase muri mwebwe wenda nkamwe tuwe ko muhagarariye urubyiruko aka kanya kuri YouTube aka kanya ni mwebwe bantu wenda mugiye gusa nk'abakebura kuki mu urubyiruko rushaka gushora amafaranga menshi kandi batayakoreye batazi n'uburyo akorerwamo ntango bize kuyakoresha ushaka kuvuga ngo ikibuga ushaka kumvikana uzi ko sanga ari n'igihe utunga amafaranga kuyakoresha bikakunanira igihe umuntu ariko aba yafite akaba nuko kuyakoresha barabyize hari internship ariko nyine tu internship se ko bayiga niko bose urayiga ukanayisubiza ariko ntabwo ubasha kumanaginga umva se no muri uko kuyagira nyine tu akagira nyine ubwenge butari bwinshi butari na buke okay so ngaho mugire nk'icyo mumbwiraho like n'abantu badukurikiranye babimenye nk'ubu nk'umuntu abafasha akaba nk'ibifaranga byinshi cyane wenda nko mu mamiliyoni urubyiruko benshi niko bameze ukaba mushobora no kumuha amafaranga kavuga ati ngiye gahunda ya mbere no kujya kuryoshya ku mazi ku Gisenyi gutyo mu mabari nkajya mu byana oyanjye naga ntarajyamo nzakajyamo mwenda ntarambara nzawambara phone ntaragura nzayigura ako uzayiguramo amafaranga nashira se urumva utazagumana ibyo ngibyo utashatse ahabyara ahazajya hava benshi niko batekereza okay ku muntu utekereza gutyo uvuga ngo wenda mbanya amafaranga menshi cyambere ndayashoramo no kujya kurya abana kuryoshya mu tubari mu mahoteli ni nk'iki kintu mu murusha mushaka kumubwira shareka tubyemera urubyiruko turakennye cyane pe ako nyine no gukora nabyo byaratunaniye ntabwo urubyiruko rukennye rurakenye ntabwo rukennye ahubwo vuga ngo uko ibyo babonye uko babikoresha niko gukennye uburyo babikoreshamo nibwo bukennye aya mafaranga ntayahari ariko na makeya tubona kuyakoresha byaratunaniye nimba wenda wotabona amafaranga ahubwo barayabona ahubwo vuga ngo uburyo yakoresheje rega tureba muri rusange tureba umubare we nabo muzanye n'abakene reka turebere muri majority studio dukurikize oya nawe vugisha ukuri nozine oya vugisha ukuri mu rubyiruko harimo amafaranga so ngase niba harimo amafaranga kuki ujya gushaka umusaza
njye sinjya gushaka umusaza njye ushaka umusaza w'ikisizi abantu tungana aha ngenda abantu bajya gushaka abasaza ngenda avugisha ukuri yuko nka 60% b'abakobwa kumva bafite imyaka 20 kuva kuri 18 kugeza kuri 25 ko batakundana nanjye n'ubundi ufite amafaranga ahubwo bishakira bya bisaza byayarunze koko bikayarunda. Nese ubwo impamvu nyamukuru iri gutuma urubyiruko tutabona amafaranga niyi sha mumbwire nakazi kuyabona turayabona sibyo ahubwo ibyo tuyajyanamo cyangwa se ibyo tuyakora ubu urayafite ndayafite kozi ko yakoresha suka budakeze none se uragira ngo ngiye nkwere ku bicire bwanjye aho buga bimaze ikise ubikoresha icyo umfashe iki yarata mashunge ntango namushyigikira ku byo avuga pe reka reka ngazamura opinion zawe njyewe nzi ko urubyiruko nta mafaranga rufite ariko nyine usanga niyo wabona n'ufite ubwo bwenge bwo kuba yagufasha ngo yabone we ntango ufite ubwenge bwo kumubwira igitekerezo kizima kuko njyewe burundi urubyiruko kenshi na kenshi nganire narwo mvuga nese ubundi ubonye amafaranga wakora iki shango kwambara neza kurya neza umwana mwiza ndi ruhande ahantu heza urumva iza ideas afite nta nuzirimo naha ayo mafaranga bagiye kumana akantu kagatekerezo karimo yashoramo ngajya zanandi wabwa ashaka kuhita yakoresha akahita ashira akaryoshya nyine. Wow. So nk'iki kintu wenda nk'urubyiruko rushaka gukora kugira ngo iyo myumvire nyine y'ubugoryi bayivemo bareke iyo myumvire bareke gutekereza gutyo oya nibareke kwigira hayi erega hari no kuntu erega urubyiruko rw'ishimari rwabaswe n'ibiyobyabwenge hafi ya bose babaswe n'ibiyobyabwenge ariko nayo mafaranga yabona akaba hari n'ubona ayo mafaranga akaba atayagura n'iyo myambaro uvuga ahubwo ibiyobyabwenge akaba ibyo biza ku mwanya wa mbere ubundi se ari umuntu nyine unywa ibiyobyabwenge n'amafaranga afite yabigura iki usanga n'ubundi abenshi babinywa baba bayafite kuko nyine nangeze ushobora kuba uyafite aka kanya ariko mu kanya uraba wayakoresheje ntabwo urawe ugifite urayakoresha nyine ako ngo ni byiza ngo ni byiza ibiyobyabwenge sha ni byiza kuba bikoresha ariko nyine ntabwo ngiye kugumura n'abandi ngo bagende babikoreshe kuko barabizi ko na leta yirirwa ibabwira yuko umubare munini ifunze mu magereza ari urubyiruko rukoresha ibiyobyabwenge. So tuvuge nk'urugero nk'abantu bari kubakurikirana wenda bari mu duce dutandukanye hari abo byanze himvaga abo byanze nyine ubwo ni bamwe bakennye nyine batabona nayo kugura n'iryo tabi cyangwa se icyo kiyobyabwenge runaka hari n'abandi bari kubareba noneho bakoresha ibyo biyobyabwenge nike mugira ikintu mubabwira gishobora gutuma koko bumva ko bari mu buyobe shanye banze umubwire uko byumva hari n'umuntu wanjengereje uri kumpamagara waruvuze nk'umuntu uri kukureba akoresha nk'izo staff z'ibiyobyabwenge mubwiye ngo don't disturb ntaba ndetse umva subiramo ikibazo ntabwo nacyumvishe nitaye kuri telefone cyane so ikibazo cyanjye kiragira kiti abantu badukurikiranye ahangaha kuri Twisanzure TV bari mu duce dutandukanye tw'igihugu harimo abakoresha ibiyobyabwenge b'urubyiruko hari n'abatabikoresha yewe hari n'ushobora kuba yabikoresha ariko atabona izo mani zo kujya kubigura erega n'ibigura make of course birahari pe sibyo ariko hari n'abavuga ati se ndabona n'ayo mafaranga ndayakurahe sibyo abantu bameze gutyo sibyo hari n'abandi noneho bicaye bibereye mu rugo iwabo bavuga ati nakora iki se kumuna nta kintu cyo gukora gihari mugire ikintu mubasangiza nk'abantu bamaze kumenya iterambere ndetse no kugira ibyo muhishurirwa mu ibyo bintu. Njyewe rero ikintu nababwira ibiyobyabwenge si byiza pe twebwe nyine uwabikoresheje ni byiza yune yumva ari byiza kuko yabibuze yumva nta mahoro afite kuko nyine yabikoresheje ariko nawe uwabikoresheje namukangurira kubireka akiga kubireka ndetse n'abandi utarabikoresha cyane baranabikoresheje ukabona byarakunane wikanduza abandi genda ubinywe wenyine wumva utuje kikakubuza amahoro ntabwo icyo kintu ari cyiza niba ikintu kidahari wabuze amahoro wataye umutwe urubyiruko nyine turi gusipendinga amafaranga cyane mu bintu bidafite akamaro
kandi bifite akamaro kandi birahari pe. Ufite umushinga mwiza ari za ngo niba ari Youth Connect zigenda zifasha urubyiruko. ari muri za Youth Connect. Wewe shaka umushinga muzima ujyemo bazadufasha. So abantu badukurikiranye, please abantu muri kureba iki kiganiro wibuke gukanda subscribe, wandike no muri comment niba hari inyunganizi watanga kuri ibi ngibi. Kandi wibuke kohereza gukoresha kuri iki kiganiro kugira ngo aya makuru utaza kuyihererana wenyine na ingenzi kuri buri muntu wese amenye yagira icyo amuhindura. Mbo turi ku musozo w'ikiganiro, ariko mbere y'uko dusoza ni nk'ikihe kintu mushaka kubwira urubyiruko dukurikiye kakanya bagiye gukora bakimara kureba kino kiganiro, ukavuga ngo wenda tuvuge nk'urugero niba wenda ngiyeyo ndi umuntu ari kureba iki kiganiro cyangwa ati wenda hari icyo kimpinduyeho mu buryo nari meze ngiye guhita mpinduka mbe uyu muntu runaka. Mbo kubona aho dukurikiranye mujye nk'ikintu mubabwira gishobora guhita kibahindurira imitekerereze yabo n'uburyo babikoragamo. nyine ku bantu bakoresha ibiyobyabwenge cyane biragoye kuba twamwumvisha aka kanya ko ari bibi agahita yumva ko ari bibi. Ni ibintu bigoye, ntabwo ari ibintu ahita yumva. Ariko nyine ubundi ikintu uzakora ukumva kiguhaye amahoro aka kanya, ariko imbere hawe nyine ukaba ubizi neza ko ntahahari. Kubera iki? Kubera icyo kintu uri gukoresha. Ngenda umva umuntu yakireka. Umuntu yakireka. So kandi ibindi bintu urubyiruko twihaye, so yego nkuko Kelly bivuze wenda amafaranga yarabuze cyangwa se akazi karabuze bibaho, ariko ntabwo ari kuri bose, ntabwo ari urubyiruko rwose. Hari abayafite, hari n'abafite n'ako kazi. Ariko ntabwo bivuze ngo niba ufite akazi kabyaza umusaruro. Wivuga ngo niba ufite akazi wahembwe cyangwa se ubona amafaranga runaka urikorera, ntabwo urindira abaguhemba. Amafaranga urayafashe nkaho wakayakoresheje ikindi kintu Imana kizatuma nyine iterambere ryawe ryaguka, imbere hawe hakaba heza, ahubwo ngo urashyira mu bintu by'ako kanya biri burangere bidafite ikintu bifashije na gitoya cyangwa se na kinini. Ubuse ni urugero, umwana wawe, abantu bangana natwe, nubyara umwana uzamubwira ngo mwana ngo ngiye bundi ngo mbere ngo kera ngo nkiri umusore cyangwa se nkiri inkumi ngo ngiye ngo nambaraga ibyangwe ngo naratwikaga ngo tubari twiza hoteli nziza. Ibyo se ni ibintu byo kubwira umwana. Kubwira umwana ati ngiye narakoraga nka sevinga nkiteza imbere, apana ibintu by'urugomo. Nicyo cyatumye ngera hano kuba narakoze. Nicyo cyatumye ngera hano kuba narakoze. Bango ni bari kubugoryi barimo bakora saving cyane. Urakoze cyane. Mbo Kelly ngira ikibwira abantu bagukurikiranye aka kanya. Songeye ikintu nabwira urubyiruko nkuko leta nyine rirwa bitubwira, yiri kubyina ivamo nyine. Nyine iri gukura, kandi iyo umuntu ari kugenda akura agenda avamo, ari twe tugenda tujyamo. Ese ubundi twakubaka u Rwanda gute cyangwa igihugu cyacu gute dukoresha ibiyobyabwenge? Rero ngiye ikintu nabwira urubyiruko ni uko bakurikiza izo nama za leta, hamwe n'izo ndi kubongereraho n'izo ababyeyi babongereho babo. Ibiyobyabwenge bavuga yuko nyine ni umuti pe, ariko uburyo tuwukoreshamo ntabwo ari byo. Ni imiti tuvura indwara, ariko ntabwo bayiremeye ngo ngize ngo tuyikoreshe muri bino bibi. Reka reka. Ahubwo nyine urubyiruko ntirukura amaboko mu mufuka, rukore cyane, noneho nayo rukoreye rugirayo rusevingamo, kuko nyine ejo nibo bazavamo abaminisitiri, abaperezida basimbura bano bariho, bagiye mu tundi tuzi tugiye dutandukanye, kuko bano bazagenda babona amapasiyo. Se nibabona pasiyo ninde uzajya muri uwo mwanya yari arimo? Ese izo serivisi tuzazibona gute? Ni hahandi uzasanga igihugu cyacu bagiteye tutazi uburyo bagiteye kubera ibiyobyabwenge. Rero uko igihugu twagisanze kimeze neza, kirimo umutekano, natwe tugomeze tubungabunge umere neza, kuko ari twe mbaraga z'igihugu. Yego urakoze cyane. So mureke twanzike rero, yewe umuntu dukurikiranye wibuke gukanda subscribe, like, share na comment. So twari kumwe na Mateso Onesphore, wari uyoboye iki kiganiro uyu munsi. Gusa nyuma yuko mbere yuko dusoza, guys, ndagusabye niba ari ikintu wabashije kuba udasobanukiwe cyangwa se kunyunganiza wagira, wandike muri comment kugira ngo n'abandi bazirebe cyangwa se natwe tuzirebe, turusheho kungurana ibitekerezo. So ntago twavuga byinshi ngo turondore, kuko n'ubundi tuzaduhora tubana namwe umunsi ku munsi. Ciao ciao.